nje kuguha ukuri utigeze umenya ku munsi wa Noheli wizihizwa n'abantu benshi hirya no hino ku isi, ariko kandi ugasanga igice kimwe cy'abantu ntabwo bizihiza uyu munsi. Wakwibaza ngo mbese ubundi umunsi wa Noheli watangiye ryari, ugiye kwizihizwa ku nshuro ya kangahe? Kuki bamwe bizihiza umunsi wa Noheli abandi ntibawizihize? Ese ubundi byavuye he, byaje bite ibyo kwizihiza umunsi wa Noheli abandi ntibawizihize? Ntucikwe rero, hano ni kuri Good TV Rwanda, wahageze nkwibutsa ko rwose ukwiye gukanda kuri subscribe niba utarigeze ubikora, wandike kuri like, ujye no muri comment uduhe igitekerezo. Tugiye kwiganira ku munsi wa Noheli. Umunsi wa Noheli waje ute? Ngira ngo nicyo gihe cyo kugira ngo tumenye kandi dusobanukirwe, ese umunsi wa Noheli waje ute, kuki bamwe bawizihiza abandi ntibawizihize? Ese ubundi waba usobanuye iki kuri bamwe, abandi se impamvu batawizihiza nuko nta gisobanuro? Wajya muri comment ukatubwira icyo uzi ku munsi wa Noheli, ukadusharinga tugasangira ibitekerezo, ariko kandi hakurikijwe uko amateka amwe abigaragaza. Noheli yatangiye kwizihizwa mu kinyejana cya 4, aho ni mu mwaka wa 336 nyuma ya Yesu Kristo. Uyu munsi wa Noheli rero watangiye kwizihizwa bwa mbere i Roma. Ngira ngo watangiye kwizihizwa bwa mbere i Roma, dore ko uyu munsi ari bo bawushyizeho ku itariki 25 Ukuboza muri icyo gihe. Ahangaha rero mbere yaho abakristo ubundi bibandaga cyane ku rupfu ndetse n'izuka rya Yesu Kristo. Urumva mbere rwose yuko Noheli yizihizwa, icyo nakumenyesha cyangwa se amakuru ahari nuko abantu cyangwa se abakristo ba mbere bizihizaga cyane ku bintu bigendanye n'urupfu gusa n'izuka rya Yesu Kristo, ariko ivuka rya Yesu Kristo ntago baryizihizaga. Wakwibaza ngo mbese kuki abantu bizihizaga urupfu ndetse n'izuka cyangwa se ibyo twakwita Pasika, ariko Noheli kuki itizihizwaga muri iyo minsi nyuma ikaza kwizihizwa? Icyo ni ikibazo cy'amatsiko wakwibaza kandi buri wese ahora yibaza. Wanyarukira muri comment ukatwandikira ukatubwira, ese uyu munsi wa Noheli wowe uwemera ute, uwumva ute? Jya muri comment udusharinge ideas. Mbere rero nababwiye ko mbere yaho, mbere nyine y'uwo mwaka muri 336 nyuma ya Yesu Kristo, kuko twabonye ko ariho Noheli yatangiye kwizihizwa. Mbere bizihizaga urupfu ndetse n'izuka cyangwa se Pasika, ariko kandi nkababwira yuko uyu munsi wa Noheli rwose bamwe barawizihiza abandi ntibawizihize. Kubera iki? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Iyi Noheli mbere gato reka mbanze nkubwire ko imaze igihe kinini rwose iba, igiye kuba ku nshuro ya kenshi, Wakwibaza ngo rero ngo ni gute yatangiye, ese batangiye ryari babara igihe yizihirijwe? Ni ukuvuga ngo niba duhereye muri uwo mwaka nyine nababwiye wa 336 kugera 2025, ni ukuvuga ngo igiye kwizihizwa ku nshuro igera ku 1690. Igiye kwizihizwa ku nshuro ingana n'1690. Ni ukuvuga ngo nibwo yatangiye nyine, yatangira hariya i Roma. Umuntu igiye kumara iyo myaka yose ingana n'1690, niho ku nshuro bagiye kwizihiza Noheli muri umwaka 2025. Tubaza duhereye mu mwaka wa 336 kugeza muri 2025, igiye kwizihizwa ku nshuro y'1690, abantu bayizihiza buri munsi bishimye. Ariko kandi wakwibaza ngo ese kuki bamwe bizihiza umunsi wa Noheli abandi ntibizihize Noheli? Ese Noheli cyaba ari ikinyoma kuko nk'uko bamwe babyizera, cyangwa se ni ukuri? Ndaje kugira ngo nguhe ukuri kwa nyako kuzuye kuri ibyo bibazo wajyaga wibaza kenshi, ku bibazo bamwe bajya bibaza kenshi. Reka tugaruke gatoya ku myemerere y'Abaromani, cyangwa se uburyo Abaromani nyine babyizihizaga. Muri Roma ya kera ku wa 25 Ukuboza hizihizwaga umunsi w'izuba ridatsindwa. Bo bawitaga ngo ni umunsi w'izuba ridatsindwa.
urumva ko wari umunsi w'abapagani. Ariko tunyarukiye gato mu Misiri naho hari uburyo babyitaga, cyangwa se uwo munsi wari umunsi w'ikigirwamana cyitwaga Horasi, cyangwa se ikigirwamana nyine cyitwaga Horasi, cyangwa se cy'izuba nyine nk'uko babyizeraga cyangwa se babyizihizaga. Naho i Roma ho wari umunsi nyine twakwita ngo ni Sol Invictus, cyangwa se yari official sun god of Late Romantic Empire, aho nyine mu bwami bw'Abaromani bizihizaga nabo uwo munsi, ariko kandi bakawita Sol Invictus cyangwa se official sun god of Late Empire. Aha rero wari umunsi nyine urabyumva w'abapagani bizihizaga cyane cyane umunsi w'izuba. Noneho abakristo rero ba mbere nabo baza kugira igitekerezo, mwabyumvise ko wizihizwaga ku wa 25 Ukuboza, no cyane cyane wizihizaga uwo munsi haba mu Misiri ndetse bizihiza Horus, haba muri Roman bizihiza Sol Invictus. Bobo ahangaha rero bo bawizihiza kuri 25 z'Ukuboza cyangwa se ukwa 12. Abakristo rero bo hambere barareba basanga uwo munsi wigaruriwe cyane cyane n'abafite imigenzo nyine ya gipagani. Baravuga ati reka dushakishe uburyo twahindura uyu munsi w'abapagani tuwugire uw'ubukristo. Baza rero guhita bahindura ya tariki 25, bashingira ko cyane cyane kenshi hizihizwaga urupfu ndetse n'izuka Pasika, ariko ntibagaragaze uburyo Yesu yavutse. Kandi Yesu yaratuvukiye kandi yaravutse bigaragara no muri Bibiliya. Ahangaha rero baza gufata uriya munsi w'itariki 25 ku busanzwe wari uzwiho nk'umunsi w'abapagani, bawuhindura uw'Ukristo kugira ngo abakristo nabo bajye baterana bongere bibuke izuka rya Yesu Kristo cyangwa se rya Yesu Kristo. Aho ngaho rero niho uyu munsi wavuye, bamwe bawushyiraho baravuga ati reka kuri 25 Ukuboza natwe tujye dufata uyu munsi w'abapagani bajyaga basengeraho icyo kirigomana cyabo cyangwa se iyo Horus, haba mu Misiri Sol Invictus, haba muri Roman Empire, nabo bahita bavuga ati tariki 25 tuzajya twizihiza izuka ry'umwami Yesu Kristo, twibuke ko yatuvukiye, umukiza rero yaratuvukiye. Ku bantu rero bemera Noheli, kuko nanjye mu bayemera ndimo, mbifurije Noheli nziza, muzagire Noheli nziza ku bayemera. Ariko kandi ngira ngo mwumvishe imvo n'imvano, nta tegeko rishobora kugaragaza ko nyine Yesu yavutse kuri tariki 25 z'ukwezi kwa 12 nk'uko bamwe babyizera. Ariko ni umunsi nanone abakristo ba kera bavuze bati reka natwe kuri tariki 25 z'Ukuboza cyangwa se kwa 12 abakristo bajye baterana bibuke ko cyangwa se bizihize ivuka rya Yesu. Ntacyo bitwaye rero kuri bamwe, nyine akubabihisemo rwose ntacyo bitwaye, ni byiza cyane, kuko niba barizihizaga urupfu ndetse n'izuka, ariko bakwiye no kwizihiza ko umukiza yatuvukiye. Byarahanuwe muri Yesaya, birahanurwa bigaragaza ko umukiza azatuvukira. Nabo rero bahisemo uwo munsi nk'umunsi bizirizaho ko Yesu Kristo yatuvukiye akatubera umwami n'umukiza ku bahisemo kubyemera. Jya muri comment utubwire, ese wowe Noheli uyumva ute? Uduhe igitekerezo. Ariko mwumvise imvo n'imvano, ntabwo ari uko abakristo bo muri iyi minsi ya none bizihiza koko uwo munsi w'ikigirwamana. Oya, umunsi w'ikigirwamana wararangiye, wakuweho, ahubwo abakristo baravuga ati reka uyu munsi w'abapagani bizihizagaho ibigirwamana byabo by'izuba, reka natwe tuwuhindure uw'ubukristo. Niyo main purpose bari bafite, cyangwa se niyo ntego bari bafite muri rusange. Ndabakunda cyane rero, mpora mbifuriza impagarike n'ubugingo, mugubwe neza mwamfuramye. Mbifurije Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire wa 2026, muzawurye ntuzabarye. Ndabakunda cyane, mwari kumwe n'inshuti yanyu Yohana, mpora mbifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Uwiteka. Shalom shalom.